Nita DJ Flix ukomeje gukora ibintu bigacika, umukobwa wakomeje kuba yanyura mu bintu bigoye cyane ariko bikarangira ageze ku ntego yihaye. Yarihanganye arikaranga ariko arakomeza ubu DJ bwe bwo kuvanga imiziki nyarwanda, dore ko bimajije kumugeza ku rwego rushimishije. Nawe agenda abyivugira ati ibi bintu nubwo byagutunga byanaguhindurira ubuzima, ikirenze kuri ico yuko binshimishije kandi ni byiza. Rero nshuti, tugiye gukomeza kubana muri iki kiganiro, tugiye kuvuga kuri uyu mu DJ ukomeje kubica bigacika nk'uko ugenda mubyiyumvira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa rero DJ Flix, amazina ye nyakuri yitwa Manzi Kelvin Flix cyangwa se Felix, biterwa nuko urivuga. Uyu rero mukobwa yavukiye mu karere ka Kayonza, ubwo yaje mu mujyi aje kwiga ibintu bijanye no kuvanga imiziki cyangwa se kugenda ahuzahuza imiziki, agakora ibintu bimeze neza, agasusurutsa abantu mu bitaramo. Uyu mukobwa rero yaje ari kuvuga ati ibi bintu koko mbizi bisaba kurara amajoro, bisaba gukora cyane, ibi bintu koko nzabishobora. Ariko DJ Flix we yarabikunze cyane, dore ko byari ku mutima. Rero yabijemo abikora abikunze, bityo bibasha kuba byamufasha, dore ko yanahise azamura urwego rushimishije. Ubu sayizi abahanzi benshi cyangwa se ibitaramo byinshi biba byamutumiye kugira ngo abavangire imiziki myiza. Nk'uko rero mwagiye mubibona mu minsi yashize ku ya mbere y'ukwa mbere mu mwaka wa 2025, dore ko uwo bita The Ben yabashije kuba yamutumira mu gitaramo cye cyahuriyemo ibyamamare bigiye bitandukanye. Navugamo harimo Yaman n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye. Uyu rero DJ Flix yagiye anavuga ko ari amahirwe kuba The Ben yaramutumiye mu gitaramo cye, dore ko yabashije kuba yakigaragaza, dore ko yerekanye impano ye, yerekanye ibintu ashobora kuba ashoboye, dore ko abenshi batashe bari kuvuga ati DJ Flix niweho wacu kabisa, dore ko yanasusurukije abafana bose bakazamuka hejuru, na The Ben akavuga ati byibura hari abana baba bafite impano nabyo gushakisha. Ariko si uwo gusa, kuko na ya mpano yagiye amushimira avuga ati DJ Flix iminota bari bamaye yari mike, ariko wayikoze neza, ubasha kuba wanzamurira hiti, dore ko nahageze ukaza ubikora neza, bityo bikabasha kuba byafasha abafana, nanje nkabasha kuba nabikora neza nk'uko nari nabiteguye. Uyu rero DJ Flix akomeza nawe ashimira The Ben avuga ati The Ben warakoze, The Ben uri umuntu mwiza, uri umuntu ukomeye kandi ndagukunda, dore ko ugenda umfasha mu bintu byinshi mu buzima bwa buri munsi, unzamurira umuziki wanje. Ndagushimiye The Ben, uzakomeze ugire uwo mutima wa kimuntu. Ariko si ibyo gusa, dore ko muri iyi minsi The Ben yari afite igitaramo cye muri Uganda, hamwe harimo muri ico gitaramo hahuriyemo ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, harimo Kevin Kade, hakazamo Element L ndetse na The Ben n'ibindi byamamare byinshi bagiye basanga Uganda, byabafashije kuba bategura iki gitaramo kikabasha kuba cyagerwa ku musozo. Uyu rero DJ Flix nawe niwe bari bitwaje nk'umu DJ ugomba kubavangira imiziki, dore ko uyu DJ Flix akiva mu gitaramo yahuye n'abanyamakuru bagiye batandukanye bamubaza ati se wiyumva gute, bimeze bite? Avuga ati nje byari byandenze The Ben, ibintu ari kugenda ankorera ni ibintu birenze ubushobozi bwanje, dore ko
ubu nsigaye numva ko ndi umuntu ushoboye ku rwego rwo hejuru, ndetse numva ko nzavanga umuziki kugeza ku rwego rwa Afurika. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bibageraho gatanu kuri kagenzi kako. Mwari kumwe na Benjamin, Imana ibarinde, turabakunda, ciao ciao.